nagira ngo mbasobanurire itandukaniro riri hagati ya Pi ndetse na Pi browser. Ubundi buri systeme ya web 3 kuko ariyo tugeze mu wundi twabaga muri web 2 zino za Google, za Twitter, za Yahoo, ziriya buriya zari ziri muri systeme ya web 2. Ngira ngo hagezweho rero systeme ya web 3. Iyo tuvuze web 3 hazamo n'uburyo bw'ama wallet, uburyo iyo web igomba kugira ni kofi ni wallet. Rero web 3 navuga ko na Pi iri mu buryo bwa web 3, ubwo turi kuvuga Pi browser kuko Pi ubwayo ni application ariko ikaba ifite na browser ku ruhande. Iyo tuvuze browser hazamo gukoresha internet cyangwa se ukaba wasearching ikintu then ukabona amakuru y'icyo kintu. Kuri Pi browser rero nkuko namaze kubibabwira, kuri web 3 kuri systeme nshyashya, aho rero izaba ari uburyo bwo gushakisha amakuru n'ubundi ushakisha amakuru kuri murandasi, ariko ukaba wanakwakiraho amafaranga kuri iyo browser. Ubundi nka Google naho abantu bakira amafaranga, ariko ntabwo yo yagiraga uburyo bw'ikoranabuhanga bwa cryptocurrency bwo kwakiraho amafaranga binyuze kuri wallet. Ubwo bivuze wallet tujya mu cryptocurrency. Aho rero niho bitandukaniye na web 2, aho izi web 3 izi application cyangwa se systeme nshyashya, izi application ziri gusohokana nazo zifite systeme ya web 3 bifite wallet ushobora kwakiraho amakoni cyangwa ushobora guhemberwaho bitewe n'icyo ukorera kuri iyo browser. Kuri browser nayo mbabwiye. Ubwo rero kuri Pi browser n'ubundi yo igizwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Hari wallet nkuko nari mbivuze, hari kofi ugomba kuba ufitemo kofi yawe. Iyo kofi ikaba igizwe n'ibyo bita seed phrase. Niyo mvuze seed phrase hazamo private key, ubwo ni imibare y'ibanga ifungura ya kofi yawe. Iyo mibare ukaba usabwa kuyibika cyangwa se ukayihisha, nanone ukirinda kuyitakaza, ko kuyitakaza ubutakaje ya kofi. Ubwo tugendeye kuri wallet rero igomba kuba ifite ya private key ariyo seed phrase, ikagira n'ikindi bita address. Iyo address rero niyo wakiriraho amafaranga, ukaba yo noneho wayitanga. Iyo address yo tuyita public wallet, mu gihe private wallet ni yindi yonyine igufasha kuba wabona za public address. Ni ngo kugira ngo ugire public address ni ukuba ufite private key zituma ufungura ya wallet yawe, then ukabona address yindi uhe umuntu agiye kuguha coin cyangwa se ugiye kohereza umuntu coin. Bisobanuye ko mbere ya public address, zira address dutanga za Bitcoin, za Pi ni public, ariko tuzitanga kuko twabanje kugira ibyo bita private key itwemerera kwinjira mu ikofi yacu. Bisobanuye ko private key ugomba kuyibika ntagire n'umuntu yereka, ariko public key yo ukaba wayiha umuntu akaguhereza coin runaka. Wallet rero ni kimwe mu bigize Pi browser. Ikindi kigize muri Pi browser buriya hari ibyo bita KYC. Ndi kubabwira ibintu by'ingenzi biri muri Pi browser, kugira ngo harimo ibyo bita KYC. Ubundi ku bantu musanzwe mutazi ibintu bijyanye n'ama KYC mu magambo arambuye bisobanura know your customer, bisobanuye kumenya umukiriya wawe. Iyi know your customer rero icyo ifasha iyi Pi browser ruwa ngo no gutanga ya myirondoro yawe, myirondoro izatuma babasha kumenya ko utari irobo. Ni ngo umuntu wa create account muri Pi, ese uyu muntu ntabwo yaba ari irobo. Ikindi bakaba bakenera amakuru akwerekeyeho, bagira ngo bamenye uyu muntu nta konti nyinshi afite, cyangwa se uyu muntu mu gihe hazabaho ikibazo runaka muri konti yiwe ni gute twabikemura. Buriya nubwo ari system iri decentralized, ariko haramutse hajemo ikibazo gishobora ya KYC watanze ishobora kubafasha mu kuba bakemura icyo kibazo, cyangwa se
bakaba babimenyesha inzego zibishinzwe, kuko hari na polisi zishinzwe kureberera inyungu z'umukiriya cyangwa se kureberera umutekano wa ba nyiri exchange n'inyungu z'umukiriya. Bisobanuye ko know your customer n'ubundi ariyo KYC, icyo utanga imyirondoro, amafoto, ukaba wakwifata live, ukaba wakwifata live, ikaba rero werekana imyirondoro yawe wifashisha ishusho, ngo barakubwira wenda ngo reba ibumoso, reba iburyo, reba hejuru, reba hasi, bagira ngo humbya sama, bagira ngo bacekinge ko utari irobo. Then ya mafoto watanze nayo y'irangamuntu n'ibiki bikabafasha mu buryo bw'umutekano. Ahantu rero Pi browser itandukanye na Pi, ni ngo Pi yo application yayo icyo gufashamo no kuba wa mininga za coin, ngo tuvuze ku mininga hazamo gucukura coin zabo bashyizeho. Then ikindi gufasha no kuba wafungura konte ukayinjiramo, ndetse no kuba wakemura ikibazo ufite mu bijyanye na login igihe umuntu yibagiwe password n'ibindi cyangwa ashaka kuzuza imyirondoro ya Pi. Muri application ya Pi ngo naho harimo uburyo bwo kwandikira support, hakazamo n'uburyo bwo kubona amakuru agiye atandukanye ari gutangazwa kuri community ya Pi. Ahangaha rero hazamo muri application hazamo n'ibyo bita minute checklist, aho rero ugenda ureba ibyo wujuje kugira ngo ugere kuri faze ya nyuma yo kuba wakora migration, kuko muri minute checklist buriya nizo step zerekana ko wujuje ibisabwa, yaba gukora ama KYC, yaba ari gukora ibyo nakwita nka lockup. Mu gihe lockup yo rero navuga ko ni bwa buryo bwo gufata amafaranga yawe ukayarokinga. Iyo tuze lockup urayafunga mu gihe runaka, y'amafaranga yawe akaba yakunguka mu gihe runaka. Tuvuge nk'urugero, urokinze amafaranga yawe mu myaka 3 kuri pourcentage ya 90%. Ufashe amafaranga yawe yerekinze imyaka 3, then iyo tuvuze pourcentage 90% ni izazo nde wa mininze zose 90% yazo ukabura zifunze, bakazakungukira bahita bakwereka pourcentage, ni uwanga inyungu azakungukira bitewe n'ibyo warokinze n'igihe wabirokingiye. Uko urokinga byinshi niko uzabona inyungu nyinshi, uko urokinga bikeya niko uzabona inyungu nkeya. Ikindi, hari abantu bakora lockup, then mu lockup ikaba batekereza ko nijya ku isoko bazahita babikura zazindi barokinze. Hoya, ku isoko nibijyaho buriya muri balance uzabasha kuba wakwakira izo utarokinze. Nabahaye urugero 90% wazirokinze, ubwo muri balance usigaranye 10%. Izo 10% nizo zaba wemerewe kuba wabikura cyangwa se wahererekanya n'abandi. Hari n'abakenera kuzigurisha, bana bazigurisha ku ruhande, bakoresha n'abakora peer to peer, bazigurisha n'abantu bagenzi babo. Ubwo ngubwo iyo ugiye ugurisha coin zitari muri lockup, ikindi ziri migrated, zageze muri wallet. Kuko ikindi navuga tuvuye kuri lockup ni ngo hari ibyo bita migration. Ngo migration nayo ni ngo migrating kuko warangije step zose, ni ngo kuko warangije KYC, warangije minute checklist, warangije lockup n'ibiki byose, then zo wasigaranyeho ukaba wazi migrating zikajya muri ya wallet navuze yo muri Pi browser, imwe ya public address uba watanze, niho rero urokingira, niho wakirira iziri migrated. Bibutse ko ikintu bita public address na private address mujye mwirinda, mujye mumenya kubitandukanya. Private igomba kwirinda kwihereza umuntu ari wose, cyangwa se nta n'umuntu wemerewe kwihereza. Ikindi ukayibika ahantu kure, ariko nanone ahantu utazazitakaza. Uko izitakaje ya wallet uba bitakaje. Bisobanuye ko uramutse utakaje private key zawe, warakoze migration, coin zawe zose warazivanye muri application ukazijyana muri wallet, warangiza ya wallet ukayitakaza, telefone yawe wenda ukayitakaza cyangwa ukayibura, icyo gihe ubuhombye. Rero mugomba kwitondera ikintu bita private key. Navuga ko ari ibyo by'ingenzi twaba tuvuze kuri Pi ndetse na Pi browser. Ubutaha tuzagenda tubasobanurira n'ibindi bigiye bitandukanye bitewe n'ibyo muzagenda mutwandikira muri comment. Rero nabashimiye mukomeze mugubwe neza, mugukora subscribe.
nakoze Imana ibarinde.